amateka y'imfura mu binyamakuru. Nshuti bakunzi ba Kinyamateka, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze iteka. Twishimira guhurira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, yaba X yahoze ari Twitter, YouTube yacu ya Kinyamateka ndetse n'urubuga rwacu wa#kinyamateka.rw, aho duhurira iteka tubagezaho amakuru anyuranye n'ibiganiro nyine bitandukanye. Bahaye ikaze rero mu kiganiro kandi mbakomeza mwese nk'abakunzi ba Kinyamateka, abakristo gatolika by'umwihariko baba abari mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kubwo urupfu rwa Papa Francisco wacu, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, witabye Imana mu gitondo cy'ejo hashize ku wa mbere tariki ya 21/2025 mu masaha ya mu gitondo. Ni inkuru rero y'akababaro abakristo gatolika bamenye ku munsi w'ejo w'itariki 21 Mata 2025, nyine ku wa mbere wa Pasika. Inkuru ikaba yari inkuru y'akababaro kugeza ubwo inzego zitandukanye, abantu batandukanye bakomeye bagiye bakomeza Vatikani kubwo kubura umushumba wa Kiliziya Gatolika, ndetse n'amaparuwasi atandukanye, amadiyoseze atandukanye. Kiliziya zose zo mu Rwanda zitangira gutegura amatangazo asaba abakristu kuvuza inzogera mu rwego rwo kunamira umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi wari umaze kwitaba Imana. Iyi rero ni nayo mpamvu Kinyamateka yifuje kubagezaho amwe mu mateka n'incamake y'ubuzima bwa Papa Francisco, mu byo muri bugende musanga ku mbuga nkoranyambaga za Kinyamateka zitandukanye, yaba X yahoze ari Twitter, YouTube channel na website yacu wa#kinyamateka.rw. Murahasanga byinshi bigenda bibafasha gusobanukirwa ubuzima n'incamake by'imibereho ya Papa Francisco, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, wari umaze imyaka isaga 12 ayoboye Kiliziya. Ni nayo mpamvu rero Kinyamateka yagiye ikomeza gukusanya ibyagiye biranga Papa ndetse n'uburwayi bwa Papa, aho yagize n'amatsiko yo kumenya indwara Papa Francisco yarwaye mu gihe cy'uburwayi bwe, mu gihe yari akomerewe cyane muri uyu mwaka nyine wa 2025. Kinyamateka ibagezaho zimwe mu ndwara ibizamini kwa muganga bari bamaze kugaragaza, birimo indwara ya asima, indwara y'ibihaha ndetse n'inkorora. Icyo gihe Kinyamateka yifuje kumenya byinshi ku byo ibizamini kwa muganga byari byamaze kugaragaza ku ndwara za Papa, iganira na Dr Sibomana Jean Pierre, impuguke mu ndwara z'ubuhumekero mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, kugira ngo agaragaze imiterere y'izi ndwara, ikizitera n'uko umuntu yazirinda. Yahereye rero ku ndwara ya bronchite. Dr Jean Pierre agaragaza ko ari inkorora ifite igikororwa kenshi imara nibura amezi 3 kuzamura mu myaka 2 ikurikirana. Yavuze ko iyi ndwara ibaho igihe uduheha duto dutwara umwuka tuba mu bihaha twabyimbye cyangwa se turiho inkovu, yatewe no kuba umuntu yarigeze kugira indwara yangiza ibihaha. Ahangaha Dr Jean Pierre yavuze ko igitandukanya bronchite n'inkorora isanzwe ari uko inkorora isanzwe itagira igikororwa kimara igihe kinini iyo bibaye umuntu aba afite bronchite. Avuga ko kandi ko bronchite uretse kurangwa no gukorora igihe kirenze amezi 3, inarangwa no guhindurwa ndetse no kugira igikororwa gisa nabi bya hato na hato. Iyi bronchite rero kandi Papa akaba nayo nyine yarayifite, no kuvuga byarenze inkorora isanzwe, ahubwo biba bronchite nk'uko Dr Sibomana yabisobanuriye Kinyamateka. Ahangaha Dr Jean Pierre Sibomana kandi yasobanuye indwara ya asima nayo yafashe Papa Francisco, avuga ko ari indwara irangwa no gufufumanga cyangwa kubyimbirwa bitewe no kuba umuntu ahumetse icyo umubiri utihanganira. Aha yatanze urugero nk'umubavu, umukungugu, indabo n'ibindi, bikaba byatuma twaduheha two mu bihaha tubyimba ariko bitewe n'ikintu umuntu ahumetse. Uretse rero indwara ya asima, ibizamini byagaragaje ko Papa Francisco yari arwaye indwara y'umusonga uterwa no kuba ibihaha byombi birimo mikrobe z'amoko anyuranye.
Yego, twari rero turimo tubabwira mu nshamake indwara Papa Francisco yari arwaye n'uburyo inzobere nyine mu buzima zasobanuye indwara yari arwaye, uko byari byifashe. Papa Francisco rero ku wa mbere wa Pasika 21 Mata 2025 mu gitondo nko ku isaha y'i moya n'iminota 35 gutyo nibwo Vatikani nyine yatangaje urupfu rwa Papa. Ni urupfu kandi rwatangajwe na Karidinali Kevin Farrell Kamerengo w'ibiro bya Papa, aho yatangaje urupfu rwa Papa Francisco muri aya magambo. Yaragize ati: "Bavandimwe, n'akababaro kenshi turababikira urupfu rwa Papa Francisco ku isaha y'i 9:35 mu gitondo. Umwepiskopi wa Roma Papa Francisco yatashye mu rugo rwa Data. Ubuzima bwe bwose yakoreye Nyagasani na Kiliziya. Yatwigishije gushyira mu bikorwa imigenzo myiza y'Ivanjiri mu budahemuka no gukunda abantu bose, cyane cyane abakene n'intamenyekana. Twishimira urugero rwiza yaduhaye nk'umwigishwa w'ukuri wa Yezu. Turagije roho ya Papa Francisco urukundo n'impuhwe by'Imana imwe mu butatu butagatifu." Ikindi ni uko kinyamateka ikimara kumenya iyi nkuru y'akababaro ya Papa Francisco wari umaze kwitaba Imana, yifatanyije na Kiliziya ku isi mu kababaro ko kubura umushumba wayo. Papa Francisco wari umaze imyaka 12 ari umushumba wa Kiliziya ku isi, akaba yitabye Imana mu gitondo cy'uwa mbere wa Pasika tariki 21 Mata 2025. Imana imwakire mu bayo. Ikindi, Visi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance yatangaje ubutumwa bwo kwihanganisha abakristo Gatolika hirya no hino ku isi. Kuri X yaragize ati: "Maze kumva inkuru y'akababaro ka Papa Francisco witabye Imana, umutima wanjye wifatanyije na miliyoni z'abakristo hirya no hino ku isi bamukundaga. Nishimiye kumubona ejo hashize nubwo yagaragazaga intege nke z'uburwayi. Nzahora mwibukira ku nyigisho nziza cyane yatangaje mu minsi ya mbere y'icyorezo cya COVID-19. Yari yuzuyemo ubwitonzi n'icyizere. Imana imuhe iruhuko ridashira." Visi Perezida Vance kandi yari yakiriwe na Papa Francisco mu gitondo cy'ejo kuri Pasika, bamarana igihe gito. Akaba ari nawe muyobozi ukomeye wabonanye na Papa Francisco mbere y'uko yitaba Imana mu gihe nyine cya Pasika. Abayobozi banyuranye rero ku isi bakomeje gufata mu mugongo Vatikani ndetse banatangaza ubutumwa bwo kubakomeza kubw'urupfu rwa Papa Francisco wari umushumba wa Kiliziya Gatolika kuva mu mwaka wa 2013. Papa Francisco nyine nk'uko twabibabwiye cyangwa se dukomeje kubabwira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, ni umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi kuva mu 2013. Ni ukuvuga ko yari amaze imyaka 12 ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Minisitiri w'Intebe rero Narendra Modi yaragize ati: "Mbabajwe bikomeye n'urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francisco. Muri ibi bihe by'akababaro no kwibuka, ndihanganisha byimazeyo abakristo Gatolika bo ku isi hose. Papa Francisco azahora yibukwa nk'urumuri rw'urukundo, ukwicisha bugufi n'ubutwari bwo mu mwuka n'abatuye isi babarirwa muri za miliyoni kuva akiri muto. Yiyemeje gukurikira no kubaho mu ndangagaciro za Nyagasani Yezu Kristo. Yitangira abakene n'abarengana kandi agatanga icyizere ku bababaye. Nzirikana n'ibihe byiza twagiranye bikansigira isomo rikomeye ku kwiyemeza kwe guteza imbere buri wese ntawuhejwe. Urukundo rwe ku baturage b'Ubuhinde ruzahora ruvugwa iteka. Imana imwakire mu munezero udashira, imuhe iruhuko ridashira mu maboko yayo y'urukundo." Inama y'abepiskopi mu gihugu cy'Ubufaransa nayo yatangaje ubutumwa bwo gushimira Papa Francisco, imushimira ubutumwa bwiza yakoze muri Kiliziya. Amaparuwasi yose yo mu Rwanda kandi yasabwe kuvuza inzogera zimenyekanisha icyunamo ku itariki 21 Mata 2025 saa 6 z'amanywa, nyine ubwo Papa Francisco yari amaze kwitaba Imana, kandi nyine byarakozwe no mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Ikindi wamenya ni uko mbere y'uko Papa Francisco yitaba Imana, yagaragaye ari muri Pop Mobile, ikaba ari imodoka Papa Francisco yifashisha arimo arazenguruka mu mbaga y'abantu benshi. Turi kugenda tubabwira kandi nyine nk'uko muri kubyumva ubutumwa butandukanye abayobozi mu nzego zitandukanye bagiye bagenera Vatikani mu rwego rwo kubakomeza ndetse banashimira Papa Francisco imirimo myiza yakoze akiri ku isi, uburyo yitangaga, uburyo yakundaga abakene, uburyo yicishaga bugufi,
uburyo yashyigikiraga abatishoboye. Aha ngaha perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe yaragize ati kuva i Buenos Aires kugera i Roma, Papa Francisco yaharaniraga ko Kiliziya yinjiza ibyishimo n'icyizere mu buzima bw'abakene, kunga abantu hamwe, abantu n'ibiremwa byose. Icyizere asize ntikikazime, ahubwo kiba urumuri ruhoraho ku bakristu bose no ku isi iri mu kababaro. Njye n'umugore wanjye tubagejejeho amagambo y'ihumure kandi twifatanyije namwe. Ubwo rero ni ubutumwa bwa perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yageneye nyine abakristu muri rusange ku isi, abafata mu mugongo ndetse anakomeza Vatikani by'umwihariko kubwo kubura umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco. Ikindi wamenya rero ku buzima bwa Papa Francisco no mu butumwa bwe yakoze ni uko mu myaka 12 yari amaze ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, yagerageje gusura ibihugu bisaga 68 birimo nyine n'ibihugu bya Afurika. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani nawe yageneye ubutumwa abakristu muri rusange ndetse na Vatikani by'umwihariko mu rwego rwo kubakomeza, ndetse anongera nyine kubibutsa ko yagiranye ubucuti bwihariye na Papa Francisco muri aya magambo. Papa Francisco yasubiye mu rugo kwa data, ni inkuru idushegeshe umutima kuko dutakaje umuntu ukomeye kandi umushumba udasanzwe. Nagiranye nawe ubucuti bwihariye, ngira umugisha wo kwakira inama ze, inyigisho ze n'inkunga itajegajega ndetse no mu bihe by'igeragezwa n'ububabare. Yasabye isi inshuro nyinshi kugira ubutwari bwo guhindura icyerekezo, inzira itarimbura ahubwo irera, ikarengera, ikanabungabunga. Tuzakomeza iyo nzira dushakashaka amahoro, dushakira bose icyiza rusange, twubaka sosiyete irangwa n'ubutabera no kunganya amahirwe. Ubutumwa bwe n'umurage we ntibizazima. Twizeye kuri Papa wacu wera, dufite agahinda kenshi, ariko twizeye ko ubu ari mu mahoro ya Nyagasani. Ubwo nabwo ni ubutumwa bwa Minisitiri w'Ubutaliyani yaramaze gutangariza abakristu Gatolika nyine no kubakomeza, anagaragaza ko yabanye na Papa Francisco kandi babanye neza ndetse amusigiye urwibutso rukomeye. Umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu nawe yatangaje ko umuryango w'ubwami ubabajwe cyane n'amakuru y'urupfu rwa Papa Francisco wapfuye kare mu gitondo kuri uwo munsi twakomeje kubabwira, aho yagize ati Nyir'ubutungane azahora yibukwa kubera umutima w'impuhwe, urukundo yagaragazaga mu gushimangira ubumwe bwa Kiliziya ndetse n'umurava yagize mu guharanira inyungu z'abantu bose bafite ukwemera, kimwe n'abandi bose b'intwari n'abanyampuhwe baharanira imibereho myiza n'abandi. Umwami Charles yongeyeho ko ukwemera kwa Papa Francisco mu kwita ku bidukikije nk'ikimenyetso cy'umurage w'Imana kumvikanye cyane mu mitima y'abantu ku isi hose. Yavuze ko we n'umwamikazi Camilla baheruka guhura na Papa Francisco muri uku kwezi kwa Mata. Yasoje agira ati turatanga ubutumwa bwacu bw'akababaro kenshi n'amarangamutima y'ihumure kuri Kiliziya yakoreye abigirira umuhate n'ineza. Bitewe n'urupfu rwa Papa Francisco umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, hari byinshi byari biteganyijwe ariko byahagaze nyine, harimo nk'imikino y'umupira w'amaguru yari iteganyijwe ku wa mbere muri shampiyona y'Ubutaliyani Serie A yahise isubikwa, bikaba nyine byaratangajwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Butaliyani. Ikindi cyasubitswe ni ishyirwa mu rwego rw'abatagatifu rya Carlo Acutis ryari riteganyijwe tariki 27 Mata 2025, naryo ryahise risubikwa kubera urupfu rwa Papa Francisco umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Nyuma y'uko abepiskopi Gatolika mu Rwanda bamenye inkuru y'urupfu rwa Papa Francisco ku wa mbere wa Pasika tariki 21 Mata 2025, basohoye itangazo. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda arikiepiskopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda afatanyije n'abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda, babajwe no kubikira abakristo bose mu Rwanda urupfu rwa Papa Francisco umwepiskopi wa Roma umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, watabarutse mu gitondo cy'itariki 21 kwezi kwa kane 2025 ku isaha ya saa 1:35 i Roma mu Butaliyani. Ubuzima bwe bwose yakoreye Nyagasani na Kiliziya, arangwa cyane no gukunda abantu bose, cyane cyane abakene, intamenyekana n'abari mu kaga. Adusigiye urugero rwiza rw'umwigishwa w'ukuri wa Yezu. Turagije roho ye urukundo n'impuhwe by'Imana.
arasaba amaparuwasi gatolika yose yo mu Rwanda kuvuza inzogera zimenyekanisha icyunamo. Arasaba kandi muri buri diyoseze gushyiraho gahunda yo kumusabira kugeza ashyinguwe. Akomeje kandi abakristo bose n'abandi bantu b'umutima mwiza binjiye mu cyunamo kubera urupfu rwe. Turangamiye twese Kristo wazutse. Bikorewe i Kigali kuwa 21 Mata 2025. Antoine Karidinali Kambanda niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francisco kandi, Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko Papa Francisco yatangarije isi yose urukundo n'ubwiyoroshye bwe birarenga bigera no hanze ya Kiliziya Gatolika. Mu butumwa bwe bwo kwihanganisha abari mu kababaro yaragize ati: abababaye bahumurizwe n'icyizere cy'uko umurage wa Papa Francisco uzakomeza kuyobora isi mu nzira igana ku butabera, amahoro n'impuhwe zituje. Yasoje yibutsa ko yahuye na Papa Francisco inshuro nyinshi mu gihe cy'ubushumba bwe, aho baganiriye kenshi ku by'ubutabera, uburenganzira bwa muntu n'ubuzima rusange bw'abatuye isi. Minisitiri w'Intebe wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yagize ati: tubabajwe bikomeye n'urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francisco, umuyobozi ukomeye waranzwe n'impuhwe n'ubwitange mu guharanira amahoro ku isi. Umurage we wo kwicisha bugufi n'ubufatanye hagati y'amadini uzakomeza kuba isoko y'ihumure mu miryango myinshi ku isi yose. Umwami wa Jordani Abdullah bin Ali Hussein yaragize ati: twifatanyije n'abakristo bo hirya no hino ku isi, tubatuye ubutumwa bw'akababaro kacu kenshi. Papa Francisco yari umuyobozi ukundwa na benshi, azwi nk'umupapa w'abaturage. Yabumbatiye abantu mu rukundo, abayobora mu bwiyoroshye, urugwiro n'impuhwe. Umurage we uzahora ugaragara mu bikorwa bye byiza n'inyigisho yasize. Abakomeye ku isi bakomeje kugenda batanga ihumure ndetse bakomeza abakristo gatolika ku isi na Vatikani, by'umwihariko kubw'urupfu rwa Papa Francisco, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Joe Biden wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yagaragaje akababaro yatewe n'urupfu rwa Papa Francisco ati: dufite agahinda kenshi, njye na Jiri twatewe n'inkuru y'urupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francisco. Yari umuntu udasanzwe utarigeze agira uwo asa nawe mu bayoboye Kiliziya. Papa Francisco azibukwa nk'umwe mu bayobozi b'ibihe byacu wagize uruhare rukomeye, kandi nanjye nishimira kuba naramumenye. Mu myaka myinshi yakoreye abatishoboye n'abatagira kivurira muri Argentine, kandi ubutumwa bwe bwo gufasha abakene ntiyigeze abuhagarika. Nk'umushumba wa Kiliziya yari umubyeyi wuje urukundo n'umwigisha utatinyaga gutanga ubutumwa bushishikaje, abasha kwegera abantu b'amadini atandukanye. Yaduhamagariraga kurwanirira amahoro no kurengera isi yacu iri mu kaga k'imihindagurikire y'ibihe. Yaharaniye abatagira ijwi n'abatagira ububasha. Yakomeje kugaragariza buri wese ko akwiye kwakirwa kandi agomba kwitabwaho muri Kiliziya. Yazamuye ihame ry'uburinganire no guhashya ubukene n'imibabaro ku isi hose, ariko mbere na mbere yari umupapa wa bose, umupapa w'abaturage, itabaza ry'ukwemera, ibyiringiro n'urukundo. Kuri Katedrali Notre Dame i Paris mu Bufaransa, inzogera zaravugijwe mu rwego rwo gutangaza icyunamo. Perezida w'igihugu Papa Francisco avukamo cya Argentine, Javier Milei, abinyujije ku rubuga rwa X, yavuze ko ari icyubahiro gikomeye kuba yaramenyanye na Papa Francisco wavukiye muri Argentine, kandi akaba ari we wabaye papa wa mbere ukomoka ku mugabane wa Amerika. Ati: nubwo hari ibyo tutemeranywaga byasa n'ibidafite agaciro uyu munsi, kuba narabashije kumumenya nkabona urugwiro n'ubwenge bye byari ishema rikomeye kuri njye. Nk'umukuru w'igihugu, nk'umunya-Argentine, ndetse cyane cyane nk'umuntu w'ukwemera, nifurije iruhuko ridashira nyir'ubutungane, kandi nihanganishije buri wese wakiriye aya makuru ababaje. Barack Obama wigeze kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe ari mu bayobozi bakomeye wagejeje ubutumwa ku bakristo gatolika ku isi. Ati: Papa Francisco yari umwe mu bayobozi b'ikirenga bake batumaga twifuza kuba abantu beza kurushaho. Mu bwicishe bugufi bwe no mu bikorwa bye byoroheje, nko guhoberana n'abarwaye, kwitangira abatagira aho baba no koza ibirenge by'imfungwa, yadukanguye atwibutsa ko dufitanye inshingano z'ubumuntu n'Imana ndetse no hagati yacu. Uyu munsi njye na Michelle twifatanyije mu kababaro n'abantu bose ku isi, abagatolika n'abatari bo,
bakuraga imbaraga n'icyerekezo ku rugero rwiza papa yaduhaye. Nizeye ko tuzakomeza kumva no gukurikiza ubutumwa bwe bwo kutazigera dusigara inyuma mu rugendo rw'icyizere. Madamu Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, nawe yanditse kuri X agira ati nyir'ubutungane wakoze neza inshingano wari warahawe nk'umukristu w'intangarugero wumvira wuje urugwiro n'ubusabane. Ubu ruhukira mu mahoro. Ibiro by'intumwa ya Papa mu Rwanda kandi byasabye amadiyoseze yose yo mu Rwanda guteganya gahunda ya misa yo gusabira Papa Francisco, hagashyirwaho n'igitabo abakristu bazashyiramo icyo bifuza kuvuga kuri Papa Francisco. Ikindi kintu twababwira nk'abakristu gatolika mwakundaga Papa Francisco n'abandi mwese mwamufatiragaho urugero, nuko Papa Francisco mu mazina ye bwite ubundi yitwa Jorge Mario Bergoglio, akaba ari izina yahawe n'ababyeyi be. Akaba kandi yaratorewe kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi ku itariki 13 Werurwe mu 2013, asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari weguye kubera intege nke. Akaba yaratowe nka Papa wa 266 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari weguye kubera intege nke. Nyuma y'uko rero Bergoglio atowe nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, nibwo yahise ahitamo izina rya Francis, akaba ariyo mpamvu nyine yitwaga Papa Francisco. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse ko ibendera ry'iki gihugu ryururutswa rikagezwa hagati mu rwego rwo guha icyubahiro Papa Francisco witabye Imana ku wa mbere wa Pasika tariki 21 Mata 2025. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe yihanganishije Kiliziya Gatolika kubwo kubura umushumba wayo Papa Francisco. Mu butumwa bwe yavuze ko Papa Francisco yaranzwe no kwita ku bababaye, kwicisha bugufi no guhamagarira isi kutahiriza umugozi umwe. Perezida Paul Kagame avuga ko igihe cy'ubuyobozi bwe cyaranzwe no kwemera abikuye ku mutima uruhare Kiliziya Gatolika yagize mu mateka y'u Rwanda, bikaba byaratumye habaho umubano mushya hagati ya Kiliziya Gatolika n'u Rwanda ushinze imizi mu kuri, ubwiyunge no kwiyemeza guharanira imibereho myiza y'Abanyarwanda. Guhera mu ijoro rya 21 Mata 2025, umubiri wa Papa Francisco washyizwe muri chapelle iri mu rugo yabagamo Casa Sancta Marta. Bikaba biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu tariki 23 Mata uyu mwaka uzajyanwa muri Bazilika Mutagatifu Petero kugira ngo abakristu bamusezereho. Ikindi nuko bamaze gutangaza igihe Papa Francisco azashyingurirwa, akaba azashyingurwa kwa gatandatu tariki 26 Mata 2025. Isaba kumusabira ikazasomerwa ku rubuga rwa Mutagatifu Petero maze ashyingurwe muri Bazilika nkuru ya Bikira Mariya Mutagatifu. Ndabashimiye rero mwese mwabanye natwe mukabana natwe kuri Kinyamateka kugira ngo nyine tuganire kandi tubagezeho bimwe no mu butumwa bwagiye butangazwa kuri Papa Francisco wari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi kuva mu mwaka wa 2013. Mwumvise ko nyine abayobozi batandukanye mu nzego zinyuranye bakomeje ndetse batanze ubutumwa bw'ihumure bakomeza Kiliziya Gatolika, abakristu muri rusange ndetse na Vatikani kubwo kubura umushumba wayo Papa Francisco. Reka rero kandi nyine twese dukomeze kwihangana kandi dukomeze kumusabira Imana imuhe iruko ridashira. Mwari kumwe nanjye Marie Jeanne Umutoni, dukomeze kugira ibihe byiza. Imfura mu binyamakuru, Kinyamateka, ishema rya